Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka ashimwe bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Nk'uko mubizi mu bitabo bigize Bibiliya harimo igitabo cyitwa Ibyahishuwe, bihishurirwa uwitwa Yohana, umwe mu ntumwa za Yesu, ari nawe wapfuye nyuma y'izindi, akaba yaravukanaga na Yakobo bene Zebedayo. Nk'uko abyivugira yabivuze mu gice cyawo cya mbere ko yari ku kirwa cya Patimo bamuhora guhamya ibijyanye n'imibabaro ya Kristo, ariko aho hantu Patimo yahaherewe amakuru yo kumenyesha amatorero. Arabwirwa ngo ibyo ubona ntubigire ubwiru, ahubwo bimenyesha amatorero arindwi yo muri Aziya. Muri ibyo bintu yabwiwe rero harimo n'itangazo ngira ngo ngusomere, nurangiza urebe ko byagufasha kwitegura. Ndabyibutsa yuko mu kanya gato itorero rigiye kuzamuka kandi ntukwiye kurangara. Ibintu byose birebana n'itorero ukwiye kubimenya. Amatangazo yose arebana n'itorero ryo mu mwuka ukwiye kuyumva no kuyitaho kugira ngo utazasigara. Iryo ngiye gusoma rero ugiye kwitaho ni ibyanditse mu bice 21 n'Ibyahishuwe 8, aho yabwiwe ngo yandikira amatorero 7 yo muri Aziya, ariko ayo matorero 7 yarahagarariye andi matorero yose azavuka nyuma y'icyo gihe. Yaramwandikira amubwira ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi bose n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Ni ukuvuga ko ibi ni ibizaba ku bantu nyuma y'uko bazutse, ariko bazukiye gukorwa n'isoni. Na Daniel yarabwiwe mu itangazo yandikiye twebwe nk'abariho uyu munsi ko Daniel nta gihari. We yarabwiwe ati umura Daniel mu mugabane wawe uzawicaramo. Yarabwiwe ngo bamwe bazazukira gukorwa n'isoni, abandi bazukire ubugingo buhoraho. Uyu mwanya rero urebe uru rutonde yabwiwe rw'itangazo rivuga ko abanyabwoba. Unyemerere niba uri umunyabwoba umenye ko kugira ubwoba, abanyabwoba umuntu w'umunyabwoba ntashobora kunezeza Imana. Bibaho, ntabwo umunyabwoba ashobora kunezeza Imana. Ukongeraho n'abatizera. Iyo tubagezaho ikiganiro kivuga ngo byose bishobokera umuntu wizera, no kugira ngo wizere, kuko muri byavuze ngo nutizera Imana nawe uzajya mu ijuru, habe no guca umutaro. Agerekaho n'abakora ibizira, ngo n'abicanyi, ngo n'abasambanyi, n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma, ngo umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Umva nkubwire, iri tangazo ni itangazo rikomeye. Ikintu numva gikomeye cyane utahaga agaciro ni ukuba umunyabwoba. Burya umunyabwoba n'umuntu utizera ntibashobora kunezeza Imana. Bibiliya bivuga mu Baheburayo 11:6 haravuga ngo ariko umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Niyo mpamvu mubonye ko kuri urutonde rwo batazakandagira mu ijuru bavuzemo abanyabwoba n'abatizera, babashyize hamwe n'abasambanyi n'abarozi n'abicanyi n'abakora ibizira n'abanyabinyoma. Ndagira ngo ngusabe rwose mu minsi turimo twitegura kuza kwa Yesu ube maso, kuko nutaba maso ukaba muri aba bantu b'abanyabwoba n'abatizera, ubonye ko hari urupfu rwa kabiri ruzarya abanzi b'Imana. Irinde rero kuzasigara
usigajwe n'ubwoba. Kandi muri ibyo yavuze ngo kubaho ntagufite nibyo bintera ubwoba. Burya ubwoba buzanwa nuko tutacyumva Imana. Itangazo rero ntabwo rigomba gutinda, byari iryo rikubwira ngo va mu banyabwoba n'abatizera, kuko ubonye ko umugabane wabo ari urupfu rwa kabiri uzarya abanzi b'Imana. Uko ryari itangazo rikureba, numva nasenga nkarekeraho kwinginga ngo iyi minsi yo kuza kwa Yesu twiteguye kuza kwe we kurangara, ube maso kuko kuza kwaraje. Ariko uva mu banyabwoba n'abatizera, kuko Abisiraheli impamvu batagize Kanani abenshi bakarimbukira mu butayu ni ubwoba no kutizera. Reka Imana igufashe uve mu cyiciro cy'abari mu manegeka, witegura kuza kwa Yesu. Reka nsengane Imana nawe n'umutima wawe. Mwami Yesu, nagushimye kubwira itangazo duhaye mu gihe ngiki ngo twitegure. Nzi neza ko uzishyira itorero ridafite ikizinga no mu nkanyari, ariko tubwiye ko abanyabwoba n'abatizera bazazukira gukorwa n'isoni. Mwami rero ndasenze kugira ngo umuntu wese witeguye kuza kwawe abe maso, arinde ubugingo bwe, kandi abe umunyakwizera, kandi ye kugira ubwoba, kuko iyo turi kumwe nawe ntabwo batugira. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijuru